Amen. Dusomere ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cyo Kuva ibice byaho 14 umurongo wa 24 niho tugiye gusoma. Igitabo cyo Kuva ni igitabo cya kabiri cyanditswe na Mose mu bitabo bitanu Mose yanditse. Ibice 14 umurongo wa 24. Turaza gusoma kandi nanone ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka igice cya mbere umurongo wa 35. Ariko reka dusome duhereye ahangaha mu bice 14 umurongo wa 24 igitabo cyo Kuva. Aravuze ngo mu gicuku cya nyuma Uwiteka yitamuruye mu nkingi y'umuriro n'igicu, yitegereza ingabo z'abanyegiputa bacikamo igikuba, akura inziga ku magare yabo, bituma kururuka aruhije cyane. Abanyegiputa baravugana bati, duhunge Abisiraheli, kuko Uwiteka abarengera akarwanya abanyegiputa. Twasomye ubutumwa bwiza, kandi ubwo iyo rero umuntu asomye ijambo ry'Imana kumva ari muryoheye, hari igihe umuntu aba ashaka kugira ngo akurikirane arebe n'irindi riri munsi kubera ko yumvise rimuryoheye. Ariko fatira ingiri aba ari ryo dusoma ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka igice cya mbere umurongo wa 35. Haravuze ngo marayika aramusubiza ati, umwuka wera azakuzaho, n'imbaraga zisumba byose zizagukingiriza, nicyo gituma uwera uzavuka azitwa umwana w'Imana. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Amen. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana muri insanganyamatsiko ivuga ngo imbaraga z'Imana zarahabaye iritamurura. Imbaraga z'Imana zarahabaye iritamurura. Amen. Muri insanganyamatsiko harimo amagambo agera kuri 3. Ijambo rya mbere, Imana yarahabaye ku buzima bwawe. Ijambo rya kabiri, Imana hari ibyo yanize byakwatatse ariko Imana irabiniga. Ijambo rya gatatu, Imana yitamurure wongere ushima Imana. Haleluya. Imana yitamurure wongere ugire guteyemwe ushima Imana. Aya magambo Imana yampaye vuba muri uku kwezi dutangiye, niyo magambo Imana impaye kugira ngo nganirize abantu bayo. Turi mu bihe byo gusoza umwaka wa 2022, tugeze muri uku kwezi kwa 12. Uku kwezi kwa 12 harabura iminsi mike ngo dufate umwaka wa 2023. Hanyuma nyankunda kubwira abakristo ngo umukristo wese ahava akagera ubukwiriye gusubiza amaso inyuma ugatekereza ibintu Imana yakoze ku buzima bwawe. Ugasubiza amaso inyuma iminsi 365 ugatekereza ukavuga ngo mbese Imana warahabaye. Imana yarahabaye. Amen. Muri iki gitabo dusomye cyo Kuva mu bice 12 umurongo wa 24 tuhabonye Abisiraheli bageze ku nyanja Imana yitamurura. Mwibutse ko Abisiraheli mbere ko bahaguruka mu Egiputa bari basize mu Egiputa ari umuborogo w'abanyegiputa w'abana b'imfura ba Egiputa bapfuye. Hanyuma mwibutse neza ko ingabo z'abanyegiputa kugira ngo zihaguruke bari bafite uburakari bwinshi n'umujinya mwinshi wo kwica Abisiraheli. Mwibutse ko kandi nanone ibitangaza 10 Mose yakoze mu Egiputa nta gitangaza na kimwe kigeze cyemeza Farawo ndetse n'abanyegiputa. Mu bitangaza 10 byakozwe byose kabone n'abana b'imfura bapfuye ntago Farawo byigeze bimwemeza cyane. Byari ngombwa ko Imana yitamurura. Hari ahantu ugera bikaba ngombwa ko Imana ari ngombwa kwihumba kwitamurura. Haleluya. Atari ukurebye ibitangaza Imana yakoze, atari ukurebye intambara warwanye zose, ahubwo bikaba ngombwa ko Imana igira guteyemwe yitamurura. Amen. Mose rero ingabo z'abanyegiputa zari zifite umujinya kuko iyo ziza gushyikira Abisiraheli ntago zagombaga kubasigaza, zagombaga kubica. Mwibutse ko imbere yabo hari inyanja, hirya no hino hari imisozi. Hanyuma inyuma yabo bari bakurikiwe n'ingabo z'abanyegiputa kandi zifite amafarashi ahorera umuvuduko. Ngo mbega Abisiraheli basubije amaso inyuma barebye umuvuduko w'ingabo z'abanyegiputa.
baravuga bati turapfuye. Babwira Mose, baramubwira ati ariko Mose, Mwegiputa nta mva zari ziriyo, aho kugira ngo tuzane dupfira hano kuri iyi nyanja, reka tugapfira Mwegiputa. Hanyuma Mose asubiza abantu arababwira ngo mwitinya, mwihagararire gusa kuko muribona agakiza Uwiteka ari bugire gutemwa ari bubazanire. Arababwira ngo Uwiteka ari bubarwanirire, namwe mwicecekere. Haleluya. Ndagira nkubwire ngo wowe wicaye muri iri teraniro, Imana ifite gahunda yo kukurwanirira. Yaba wabimenyaga ukamenya intambara y'Imana, Imana ikurwanirira uko bwije ndetse nuko bukeye. Ngo izi ngabo zari zifite umuvuduko, kandi Abisirayeli nako ariko bataka ariko basakuza. Hanyuma Uwiteka arebye iyo ntambara, abona Abisirayeli bari buze kwigwamo ari benshi cyane. Bibiliya iratubwiye ngo Uwiteka yitambura mu nkingi y'umuriro ndetse n'igicu, yitegereza ingabo z'Abanyegiputa zicikamo igikuba. Ngo arangije akura inziga ku magare yabo. Ngo Abanyegiputa baravugana ngo nimuze duhunge Abisirayeli, kuko Uwiteka abarengera akarwanya Abanyegiputa. Ndagira ngo ngutangarize nkubwire ngo dufite Imana iturwanirira, dufite Imana idutabara, dufite Imana iturwanaho. Iyo twabuze uko tugenza, iyo twarebye hepfo tukabareba haruguru, tukabona nta kirengera, tukabona nta kivugira, ariko twatabaza Imana, Imana ikaturengera. Haleluya. Hari n'igihe Imana iturwanirira nta ruhare twabigizemo, nta ruhare twabigizemo, Imana ikakurengera, nta ruhare wabigizemo. Imana ikakurwanirira abana bawe, nta ruhare wabigizemo, ariko ikakurwanirira ikakurengera. Mwe inshuro nyinshi buriya Abanyegiputa duturanye nabo bakunda kumenya amakuru y'ukuntu Imana yaturwaniriye. Burya amakuru barayamenya, burya barayamenya. Kubera iki? Kubera ko hari imitego baba bateze, bajya kure bakabona iyo mitego baduteze ntabwo nigeze itugeraho, bakibaza impamvu iyo mitego itatugezeho, bakavuga ati ariko ko twamuteze ku wa mbere ibyo twateze ntabwo byafashe, ko twamuteze ku wa gatatu kuki bitafashe, ko twamuteze ku wa kane kuki bitafashe. Bagatekereza nawe hari izindi mbaraga waba ufite urimo gukoresha, ariko nazo tuba dufite, ahubwo tuba twiringiye Imana yo mu ijuru. Haleluya. Imana yo mu ijuru niyo iturwanirira. Mwibutse neza ko izi ngabo z'Abanyegiputa zari zifite umuvuduko, Uwiteka yitamuruye gusa ngo yitegereza. Hari ibintu Imana ijya iturebera bigacika igikuba, Imana ikabireba bigacika igikuba. Byatwatatse, nta hantu turi buze kunyura, nta hantu turi buze gupfumurira, nta kayira dufite, Imana yabyitegereza bigacika ikiyemwe igikuba. Mwibutse ko iyi minsi 365 yose ubumaze, Imana hari ibintu iba yaritegereje, ikabyitegereza nijoro, ikabyitegereza ku manywa, ikabyitegereza nimugoroba, byarangiza bigacika igikuba. Byo ubwabyo bigacika igikuba, bigacika igikuba, kandi byari bifite umuvuduko. Babikoherereje usinziriye, babikoherereje unaniwe, babikoherereje ndakwinyagambura, ariko byo bigacika ikiyemwe igikuba. Imana dufashe kandi Imana tugire neza. Si ugucika igikuba gusa, si no kubireba isure gutya gusa, ahubwo ari no kubikura inziga ku magare. Wibutse neza ko aya magare yari afite umuvuduko. Uyu muvuduko wari ufite, marayika arabirebye ngo aragenda aca inziga z'amagare, arazica. Jewe iyo ndimo nsobanurira ijambo, ntabwo ari guca inziga z'amagare gusa, ahubwo yashyizemo speed governor, bigabanya umuvuduko. Kuko iyo adashyiramo speed governor ngo bigabanya umuvuduko, biba byarakwishe, biba byarakurangije. Ntabwo uba wicaye muri iri terane, uba warapfuye. Tuba twaragushyinguye muri aya mezi yose dutambutse, ibyahize ubugingo bwawe byari byinshi. Kandi mwibutse neza, umuntu abategewe ahantu hejuru. Uzi ko n'igihe uryama mu gitondo bikagutegera ku muryango, bizi neza ko biri kurangize, ukabibyukana ukabigendana, bikongera bikagutegera mu modokari, ukabitambukana, bikagutegera mu kazi ukabitambukana, bigatega abana bakabitambukana, bikabatega bagiye ku ishuri abana bakavayo amahoro, bikabatega bagiye kuryama abana bakabyuka amahoro, bigatega umukozi, bigatega mu gikoni, bigatega ahantu hose, ariko ukabibyukana. Ni marayika wacometse speed governor, arayicomeka kugira ngo bitagira umuntu bihitana. Tumukomera amashyi Yesu. Haleluya. Haleluya. Mwibutse neza Imana yarahabaye. Iyo Imana itahaba byari kuguhitana. Mwibutse neza yuko izi nziga z'amagare zicika, Abanyegiputa baravuganye, baraganira, bahana ikiganiro, baravugana bati duhunge Abisirayeli, kuko Imana
ibarengera ikarwanya abanyegiputa. Ndagira ngo utangaze nkubwire ngo hari Imana yakurwaniriye. Burya ya ndwara warwaye yari kukwica, Imana yarakurwaniriye. Burya ibintu wahuye nabyo byari kukurangiza, burya Imana yarakurwaniriye. Nkwibutse neza ku ijambo twasomye mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka igice cya mbere umurongo wa 14, mu gice cya mbere umurongo wa 35. Biriya yatubwiye ngo marayika aramusubiza ati umwuka wera azakuzaho, imbaraga zisumba byose zizagukingiriza. Ijambo ravuga ngo nicyo gitumye uwera uzavuka azitwa umwana w'Imana. Nkwibutse neza yuko Mariya uyu nguyu wari warasabwe na Yosefu, abayuda iyo baza kumenya ko twite bagombaga kumwica, bagombaga kumutera amabuye. Bivuze ngo mu muco w'abayuda iyo watwaraga inda, abayuda bose batuye mu murenge cyangwa mu kagari bateruraga amabuye, buri muyuda wese akazana amabuye 12, bakagutera amabuye ahwanye n'uwo mubare, buri muntu wese yarangiza agakomeza akagenda. Reba rero gufata karitsiye yose ikagutera amabuye 12, buri muntu wese wabaga atuye aho ngaho yabaga byemere kugukubita ibuye akakurangiza 12. Noneho rero nibyari kuvamo, marayika musezeranye isezerano rikomeye, aramubwira tuva Mariya umwuka wera, haleluya, umwuka wera azakuzaho. Aramubwira ati kandi imbaraga zisumba byose zizagukingiriza. Nicyo gitumye uwera uzavuka azitwa umwana w'Imana. Kristo yagombaga kuvuka ariko akavukira mu mbaraga zisumba byose. Yagombaga kuvuka ariko akavukira mu mbaraga zisumba byose. Kandi Mariya nawe yagombaga gutwita amezi 9 yose, akayatwitira mu mbaraga zisumba byose, kuko marayika yari yamubwiye ngo imbaraga zisumba byose zizagukingiriza. Hari imbaraga zakingirije Mariya, zimukingiriza kuva mu kwezi kwa mbere kugeza mu mezi 9 yose. Abayuda bose nta numwe wigeze amenya yuko Mariya atwite, nta wabimenye, kubera imbaraga zisumba byose zamukingirije. Nta wabimenye. Umuntu wabimenye n'umwe gusa, ni umusore wari waramurambagije witwa Yosefu. Nawe ngo yarabimenye ngo kubera urukundo akunda Mariya, aravuga tuva Mariya sinzaguteza abantu, sinzaguteza abayuda nubwo umpemukiye. Reba umuntu mwicaye mubwira ngo nta muntu uraguteza abantu, nta urabaguteza, nta urabaguteza. Uzi ko umuntu mukundana mwagirana akabaza agahita guteza abantu we, Imana itahabaye uzi ko ahita baguteza. Ahita guteza abantu akakuvuga, kandi yakuvuza kuva bitumvikana ahera mu isi bakakuvuga, akajya mu mudugudu akakuvuga, akajya mu kagara akakuvuga, yabona bitoroshye akajya mu karere akazamuka, yabona bitarimo kora akajya no mu itangazamakuru, akajya kuri YouTube akajya ashaka channel zose akakuvuga, yabona bitari kwemera binamugoye agatega indege akajya i Burayi akajya kukuvuga, akajya kuguteza abantu, akaguteza abantu. Ariko Yosefu Mana ndamukunda. Yosefu ni umuntu w'umugabo kabisa. Ariko abasore b'iki gihe n'abakobwa mupfiki iyo mugiranye utubazo tw'urukundo kuki muhita muduteza abantu? Tuvuga ati ndabibwira abantu bose, atarambeza ati ndabivuga, rekaze gwereke gusa, ati ndahamagara abanyogosenyera basowanya, ati n'ibintu byanjye wari, ati n'amafaranga yanjye n'inkwano zanjye, ati nakado nagwa, ati byose, ati ndakuvuga. Ariko Yosefu yabaye imfura, Yosefu yabaye inyangamugayo. Abwira Mariya, aramubwira ati Mariya nubwo umpemukiye kubera urukundo ngukunda ntago nzaguteza abayuda, tariko ikintu ndi bugukore ndakubenga. Amubenga ngo rwihishwa, aramukwepa, kandi amukwepye ntiyabimubwira. Ijuru ngo ribarya umwuka wera, kubera ko yari yarasezeranyije Mariya ati humura we umwuka wera azabana nawe. Umwuka wera bayabibonye, ayiwe ahita agendera Yosefu, aramubwira ati umva Yosefu umuturage, buretse gukwepa Mariya, uriya mugore humura ni umugore wawe, inda twite ndagira ngo nyikubwire neza, ntabwo ari inda nk'izindi nda zose, ni inda y'umwuka wera, izavamo umwana w'umuhungu, uzamwite Yesu, ni uzakiza abantu be ibyaha. Haleluya, haleluya. Yosefu ahabwa amakuru y'ijuru, ahawe n'umwuka wera, avuga ati noneho bya bintu reka nongere mbisubiremo mbigumemo neza. Araceceka, aratuza, ararindira. Mariya arabanza abyara umucunguzi. Yosefu abona gutwara umugeni we nkuko isezerano marayika yari yamubwiye, aramucyura aramutahana. Abayuda bose nta numwe wigeze amenye yuko Mariya atwite. Haleluya. Icyabiteye ni imbaraga
zisumba byose zamukingirije ntawamubonye. Kandi yajyaga kuvoma, akajya mu murima, akajya mu isoko, akajya muri taxi voiture, akajya muri shira umuteto, ntago bigeze babibona, ntago babibonye. Agataha ubukwe, ntago babibonye. Akajya mu bandi bakobwa, aho abandi bakobwa bakina, ntago bigeze babona ko Mariya atwite. Imbaraga zisumba byose zaramukingirije, ziramuhisha. Uko niko nawe ushoje umwaka wa 2022 Imana igukingirije, imbaraga zigukingirije. Ibitero bya Satani bikaza, imbaraga zikagukingiriza. Ibitero by'abarozi bikaza, imbaraga zikagukingiriza. Abakurwanya bagashaka kuguhitana, imbaraga zikagukingiriza. Abashaka guhitana abana bawe, imbaraga zikabakingiriza. Abashaka guhitana umugabo wawe, imbaraga zikamukingiriza. Ugasoza umwaka imbaraga zikimukingirije, ntagire umuntu ubibona, ntagire n'umuntu ubimenya. Ni imbaraga zisumba byose. Haleluya. Imbaraga zisumba byose. Mukristo wateranye uyu munsi, wifuza imbaraga zisumba byose, wifuza ko izi mbaraga zikuzenguruka. Haleluya. Izi mbaraga zamukingirije sha. Abayuda bagombaga kumwica, nawe rero abayuda baba bahari, burya baba barekereje, baba bari aho hafi, ariko imbaraga zikagukingiriza ntibakubone. Haleluya. Niyo mpamvu Pawulo abwiye Abakorino, Pawulo urwandiko rwa kabiri rw'Abakorino igice cya 1 umurongo wa 10, Pawulo abwiye Abakorino ngo iki? Arababwiye ngo yaturokoye urupfu rukomeye rutyo, iracyaturokora kandi izakomeza no kugira gute yemwe kuturokora. Haleluya. Ndagira ngo utangarize nkubwire ngo hari Imana ikurokoye we. Uyu mwaka hari Imana ikurokoye, hari Imana ikurokoye, hari Imana ikurokoye. Iyi kurokoye ntago ari ubwenge wakoresheje, iyi kurokoye ntago ari uko wirinze kurenza abandi. Niba hari umwaka uteye ubwoba, uyu mwaka wisha abantu benshi cyane, twashyinguye abantu benshi cyane, hari n'abananiye kujya kubashyingura. Tukumva ko turi kumwe n'ikiyemwe n'Imana. Ubu urarangiye, undi uraza, n'undi uraje. Uyu waje rero, waje uzanye inzara, uzana n'urupfu. Uyu wazanye inzara, uzana n'urupfu. Inzara, umuceri ku isoko urahenda, ibirayi ku isoko birahenda, amavuta ku isoko arahenda, inyama zirahenda, amakara arahenda, gazi irahenda, ibintu byose esase biratumbagira, birazamuka. Abantu batari bafite kwizera mu mitima ngo bafite icyo bavuganye n'Imana, bamwe baracoga. Uzi ko hari abantu bavuye mu mujyi bagakata bagasubira mu cyaro, bakavuga ati biradocanze, reka dusubire mu cyaro. Basubira mu cyaro. Bagiye bancaho hariya ku Kamonyi, bambwira ati Simba ni Karame, bati turagiye mwana, nimugenda amahoro ndego yangu. Nanjye ndimo nditegura kuwusubiramo nubwo muvuyemo. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Imana rero yarahabaye iraturokora. Rero umuntu ufite amakuru, niba iteraniro rije nk'uku mwateguye iteraniro nk'inigi, mujye muza mwirukanka, muze mufata amakuru uvuga uti mwaka ngiye kugufata. Ubu ngiye namaje kufata byararangiye, ntago nge bonane yanjye naramaje kuyiserebura byararangiye. Kandi buri hari igihe umuntu ategeza akavuga ati nzagura inkoko, nzagura umwenda mwiza, kuri bonane nzambara, kuri Noheli nzambara. Nge namaje kubyambara byararangiye. Ubwo rero azabyambara kuri Noheli impitagiye. Nukubifata hakiri kare, ukabicakira hakiri kare, ukavuga uti ndabifashe, ndabicakiye mu izina rya Yesu, ugahita ubifata mu izina rya Yesu. N'impano kandi namaje kuzisingira byararangiye. Nta bintu byinshi cyane byo kwirirwa umuntu ajya kwirirwa arwana n'iminsi. Iminsi iri hano imbere iraturusha ingufu. Umuntu wese udafite Imana muri we, ngo afite izi mbaraga zimukingiriza, iyi minsi iri hano imbere izajya imujyana. Niko bimeze, izajya imutwara. Kandi nigutwara, nudatwarwa n'imvura uzatwarwa n'inkuba ziri hanze, nazo ntizoroshye. N'imvura iri hanze nayo isiga igwa ikaza ari rukukumbashinga. Ubu se agahingekerezo dufite nakaye, nuko gusa tugomba kuba dufite Imana, dufite n'imbaraga zayo zidukingiriza. Haleluya. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana yarahabaye inshuti yanjye. Burya Imana iba yarakurinze ku rwego rukomeye cyane. Muri 2015 njya nibuka umugabo w'inshuti yanjye twigeze gushyingura, apfa yishwe n'umuceri. Umuceri yari ikiko cya mbere, icya kabiri, icya gatatu, akanuza agatete kamwe k'umuceri, gahita kayoba, gahita karuhukira mu bihaha.
umwuka burahese, twagiye kumugeza Faisal, umwuka washizemo twaramushyinguye. Ariko wowe reba imiceri yose umaje kurya ukuntu ingana. Wari umutayirandi urya byabuze, urya umutanzania nomero ya mbere, urya ya kabiri, urya kigori, urya bugarama, urya umukoreya, urya umutanzania, sinzi n'indi miceri yindi sigana sinyizi ntago nzi amazina yayo. Iyo miceri yose wariye nta nakamwe kayobye. Uwiteka yayiyoboye neza, arayiyobora, arayijyana, ayidepoza aho igomba kudepozwa. Urimo urabyumva nta nakamwe ka. Reba imiceri abana barya, reba ibyayi wanyoye, reba ibyo wariye ukuntu bingana. Hari ukuntu umuntu aba arimo kunywa nk'icyayi cyangwa arimo kunywa amata cyangwa yicaye nk'uri ku meza, ukarya wenda ufite apeti, ukabura kozwe, ukumva ngo akantu karagukubise ngo ugakorora, ukavuga ngo hari umuntu ukuvuze. Nta muntu ubukuvuza, bwo burya akaba kagiye gutana marayika akongera akagacomora kakagarura kakasubiza muri system. Uzi ibintu Imana yashubije muri system ku buzima bwa kuntu bingana. Imana yashyize muri system ibintu byinshi cyane ku buzima bwawe. Haleluya. Iyo dusomye muri iki gitabo cyo kuva ibice 15 umurongo wa 16, hari ijambo rivuga ngo ubwoba no gutinya bizabafata, kandi ngo gukomera k'ukuboko kwawe kuzabajunjika nk'ibuye. Mwibutse neza ko hari ibintu Imana yajunjitse, irabijunjika. Ihera mu kwa mbere irabijunjika, mu kwa kabiri irabijunjika, mu kwa gatatu birajunjama, mu kwa kane birajunjama, mu kwa gatanu birajunjama, mu kwa gatandatu birajunjama, byatatse urugo rwawe birajunjama, byaje bifite divorce birajunjama, byaje bishaka kugutanya n'uwawe birajunjama, mu kwa munani birajunjama, mu kwa cyenda birajunjama, birwanya abana birajunjama, birakurwanya birajunjama, mu kwa 10 birajunjama, mu kwa 10 ugeje mu kwa 12 bishijunjama. Komera Imana amashyi kuko Imana yabijunjitse birajunjama. Haleluya, haleluya, haleluya. Burya Imana yarabijunjitse rafiki yangu. Irya gazi yo mu rugo yagombaga kubatwika, ariko Imana yarayijunjitse. Imana yarabijunjitse, irabijunjika. Barakurwanya irabijunjika, bakuvuga nabi irabijunjika, baragutoteza irabijunjika, baragusenya irabijunjika. Tasika talamando zekere bone sanso de kire bone tra. Imana irabijunjika we, irabijunjika. None iguhaye gufata umwaka wa 2023, ikwicaje ahaga, yakuzanye muri literaniro, igufatisha 2023, yongera ibijunjike. Yongera ibijunjike. Imana ibijunjike. Ikujunjikira abadayimoni, ikujunjikira nyabingi, ikujunjikira ibitega, ikujunjikira abarozi, ikujunjikira abakurwanya, ikujunjikira abakwanga, ikujunjikira abagusenya. Imana ibijunjike. Eta salamanda la kitara bonevo. Henesa sore kire boneta. Menefo de trayasika yamando. Peta sire mando. Imana ijunjike ku rupfu rugusatiriye. Irujunjike rujunja urupfu rugusatira. Imana irujunjike we. Urupfu rukajunjama, seke igasubirayo. Wowe se uro gupfa kubera iki? Imyaka yawe niyo gupfa. Nta basaza bashaje bagejeje igihe cyo gutaha kandi barubashye n'Imana kandi bagataha neza. Upfa kubera iki utareze nabo wabyaye? Upfa kubera iki? Upfa kubera iki utareze nabo wabyaye? Ibijunjike kandi bijunjame. Haleluya. Bigira gute yemwe? Bijunjame. 2023 itangire bijunjame. Uyitangire bijunjame. Bijunjame. Haleluya. Iriya mpanuka yegereye ubuzima bwawe, Imana yijunjamishe. Bijunjame. Uriya muntu urimo kurwanya ubushake bw'Imana kuri wowe, najunjame. Ajunjame. Tasiri bini mando.
tekere vosire mando kire dova tukaya sire mone vode kire dotai shando peta kutala mando turokora. Hereza umuntu mwicaranye ikiganza mubwire ngo Imana yarahabaye, Imana yarahabaye, Imana yongere habe, Imana yongere habe, Imana yongere habe. Haleluya, 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 amen. Imana yarahabaye, amen. Kabiri, hari ibyo Imana yanise, Imana iritamurura. Hari ibyo Imana yagize, Imana igira gutemwe iritamurura. Byo dusomye igitabo cya Esteri bice 6 umurongo wa mbere, tuhasanga inkuru za Hamani. Nkibutse ko mu gitondo cya kare Hamani amaje anyuze kuri Morodekayi yarambwiye ngo ndaje nkumanike ku rumambo. Mu gitondo cya kare yasize abimuga ati ndaje nkumanikeho. Agera mu nzu kwa Asuwerusi, Asuwerusi yamaje kumenya amakuru yuko Morodekayi nta kintu yahawe ngo agororerwe. Arabaza ngo ninde uri mu rugo, baramubwira ngo ni Hamani. Hamani umwami aramaza ngo niko Hama, umuntu umwami akunze kubaha mugenza bati. Avuga byiza byose, arangira amubwira ngo ibyo byose uvuze hatabuzeho na kimwe. Genda ubikorera mu Yuda witwa Morodekayi wicaye ku irembo ry'ibwami. Hanyuma y'ibyo kuri iri jambo tuvuze ngo hanyuma y'ibyo Morodekayi, Hamani amutambagiza umurwa wose, agenda arimba avuga ngo dore umwami akunze kuba nuko bazajya bamugenza. Ngo hanyuma y'ibyo Hamani Morodekayi isubira ku irembo ry'ibwami. Ngo ahageze Hamani nawe ngo asubira mu rugo ababaye, ngo yitwikira afite agahinda kenshi cyane. Ngo ahamagara umugore we Zereshi n'inshuti ze zose azitekereza ibyamubayeho, arazibatangariza arababwira. Umugore we Zereshi aramubwira ati waranje kuvuga ndati ati ndumva hari umwuka weraje, abarujujwe ajya mu ndimi. Ibi bintu birakora mwuka agira Imana, imukabize ibi bintu, ibi dore ibi tuzaho bidukuye, tuzaho bitugejeje, dore ibi bintu do ibi dore ibi bintu ibi dore ibi ngibi nibyo byatumye Yesu aza nawe yabijemo. Mwavuze ngo amen. Uzi uko Yesu amaje kubatizwa nawe ibi bintu byamubayeho, ibi bintu dore ibi bintu birakora. Ngo Zereshi aruzuzwa aravuga tumva uko Uwiteka avuganye nawe mugabo wanjye. Ati Uwiteka aravuze ngo niba Morodekayi ari uwo mu rubyaro rw'Abayuda ntuzamushobora, ahubwo uzagwa imbere ye. Niko Uwiteka avuganye nawe. Ndati ati niko Uwiteka avuze. Ati nuko Uwiteka avuze. Ako kanya inkone z'ibwami ziba ziranahageze. Ubuhanuzi bwa Zereshi ntabwo butinda gusohora. Ngo zihageze cyangwa ngo umwami arakudutumye, ahita agira ngo ibwami baracyamufitiye icyizere. Agezeyo umwami abaza Esiteri ati dore Hamani yaje, ngwino tubwire icyo wadushakiraga mu nkera. Arabicaza arabaganiriza, ariko Esiteri abaraturitse ararisa. Umwami ati urijwe n'iki mwamikazi? Ati waratuguze nye n'ubwoko bwacu tugiye gupfa twese. Ndeti ninde wabikoze? Ati ni uwo mugome witwa Hamani, ni ugiye kutwica twese akaturimbura. Hamani yumva isi n'ijuru bimwituyeho, aravuga ati oya, ati rwose mwamikazi, ati ntabwo ari wowe rwose. Atangira kugenda muhenda mukomakoma. Umwami yumva mbega ibyo bintu biramurenze, yikatisha hirya. Ariko mu kugaruka agarutse asanga Hamani arimo arakabakaba ibibero by'umwamikazi. Umwami Asuwerusi ati niko Hamani, nta n'urusoni, ubaye utarakira n'ibibazo bya mbere, none ugiye kumfatira n'umugore wanjye ku ngufu mu maso. Aravuga ati aka kanya mise ntanga itegeko bakwice. Bahita bamutwara, inkone zitazivuga ati rega yamanitse n'urumambo hano imbere rwo kumanikaho Morodekayi. Aravuga ati naba ari we bagenda barushireho. Hamani barapfuye, apfa gutyo. Mu bintu rero Hamani yapfanye ibintu bigera kuri 3. Ikintu cya mbere Hamani yapfanye nacyo, yapfanye inzara. Kabiri, Hamani yapfanye umunaniro. Gatatu, Hamani yapfuye atavuze icyamugenzaga ibwami. Kuko yanyuze kuri Morodekayi aramubwira ati ndaje agahanga kawe nkamanike hariya. Ahubwo ageze ibwami ntiyavuga ikimujyanye, ahubwo atungurwa no kubwirwa ikindi. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana inyuranye amaboko. Ibyagufasheho ijambo, Imana inyuranye amaboko. Igira guca inyuranye, Imana inyuranye. Ibyari bigiye kubega uwari witeze ko bigiye kukuba, Imana inyuranye. Imana inyuranye amaboko. Haleluya. Igira gute yemwe umuntu ushaka kuva mu kazi Imana
Imana igire gute yemwe inyuranye. Umuntu ushaka kugusenyera urugo Imana igire gute yemwe. Umuntu ushaka kwica abana ba Imana igire gute yemwe. Inyuranye amaboko. Imana Hamani ntabwo yamenye ko Imana yanyuranyije amaboko. Mu gitondo cya kare Imana yanyuranyije amaboko. Ntabwo yabimenye ko Imana yanyuranyije amaboko. Yarazi ko agifite icyizere ibwami. Asanga Imana yamutanze kugerayo yanyuranyije amaboko. Ibitavuga Imana ku buzima bwawe. Hamani arapfa. Afananiwe, afashonje, afatavuze. Uko niko Imana ifite gahunda yo gucakira ibintu. Imana ikabiniga bigapfa bitavuze, bigapfa binaniwe, bigapfa bishonje, bigapfa n'umwuma, bigapfa inzara, bigapfa bitageze ku ntego zabyo. Tera haleluya. Mu yandi magambo, bipfe bitageze ku ntego zabyo. Bitageze ku ntego zabyo. Imana itungura Hamani, Imana iramuniga. Uko niko Imana yiteguye kugufatira bishaka kwataka 2023, bikubuze 2022, bishaka kugutegerayo 2023. Imana nayo yiteguye kubikunigira. Imana ibinige. Mwuka wera binige. Yesu abinige mu gitondo, abinige ku manywa, abinige mu joro, abinige mu gicuku. Imana ibinige, ijuru ibinige, data binige, Imana ibitungura ibinige. Ibyo atari bunige umwuka barabikubita ishote, ibindi abikubita utugere tw'inyuma mbega abitungura binige mu izina rya Yesu. Imana yatunigiye uyu mwaka. Imana yarabitunigiye. Imana irabiniga neza birapfa. Abitwa ba Yohana bamukase igihanga. Yohana umubatiza igihanga baragikata bagikuraho, bamushyize no muri gereza. Ariko aremera avuga ati uko byamera kose ni mu kikata ariko ngende nsange Kristo. Rero wowe rero icyo uzahura nacyo gitandukanye icyo ba Yohana bahuye nacyo. Biragusa n'umutima wo kwihangana. Haleluya. 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 Ni umutima wo kugira gute yemwe wo kwihangana. Ndagira ngo nkubwire ngo ibikwataka biba bihari, bigushakisha bihari, ariko marayika hari ibyo yanize arabiniga abiheza umwuka. Haleluya. Haleluya. Rero iyanize ibyari byatatse abayuda nawe Imana yabiniga. Mwibutse ko buriya Morodeka yagombaga gupfa agapfa urupfu rubi n'abayuda bose bagapfa, ariko Imana iratungurana irabiniga. Amen. Ijambo rya gatatu ni ugushimira Imana. Ni ugushimira Imana ibyo yakoze ikongera ikitamurura. Gushimira Imana. Abantu benshi ntabwo bajya bashimira Imana. Ubu mwese mwicaye aha ngaha, ariko wajya kubagenzura ngo arebe ishimwe mufite mu mitima yanyu ntaryo yabona. Ariko ndajya nkubwire ngo umutima wawe ukwiye gutekereza ishimwe ry'Imana. Iyi minsi 365 mumaze ugenda ku butaka, hari abagiye ubutaka burabamira. Mwavuze ngo amen. Mwavuze ngo amen.